ejo njye ntabwo nari online nari nagiye muri gahunda zindi z'umuryango ubwo nyine mbikuye mu kazi mu gakeya ngarukaho nimugoroba ngezeho mbona abantu bamaye amavideo ya Dumba ari kurira anagutuka anamvugaho mu buryo butaryoheye kubyumva ariko ngewe kameme kane kwigira nkaho bitambabaje byarambabaje gusa kuri ngewe numvisha afite impamvu yo kubikora uti kubera iki apari ibyo dukora yagucumbikiye apari ibyo dukora bikomeye cyane ateka n'ibiryo ngura birye apari ibyo dukora Dumba ni inshuti yanjye sibyo nimba munashaka kujya mu magambo yavugishijwe n'uburakari waramubabaje cyane apari ibyo dukora Dumba ni inshuti yanjye inshuti yawe yababajwe n'iki rero Dumba yababajwe n'ikiganiro nawe ya mpano yari mu bihe bigoye akeneye kugaruka muri move sibyo mu ikiganiro asobanura ibintu bye kugira ngo uko nuko byagenze niki aza kuzanamo case ye na Dumba hari ibyo batumvikanye ntabwo ni muri plus nziza kugira ngo mbunge bafitanye ikibazo Dumba yababajwe nuko ya mpano yavugiye ikibazo afitanye nawe kuri platform yawe kandi uri inshuti kandi ni inshuti ariko ndari ndi muri case n'ubundi yuko na ya mpano n'umwana nafashije akiza muri ibi kandi yaramerewe nabi kandi sinashobora kumureka ngo akomeze urumva byanga heranwe n'agahinda hari amakosa yakoze ari byamubayeho hari n'ibyago yagize n'ibyabamukoreye ariko still kuri njye ndacyamufata nk'umuhanzi ndacyamufata nka wa mwana nabonye ngomba guha ukuboko uko byagenda kose ubwo rero ibyo byarabaye birangira mbabaje inshuti yanjye sibyo ko haye umuntu platform avuga ikibazo bafitanye akavuga ikibazo bafitanye n'amagambo yandi asa naho ari mabi yakoresheje kweretenga nabikuyemo ariko still icyo kibazo nagikuramo